Nimukomere bavandimwe, turi kuwa kabiri w'icyumweru cya 9 gisanzwe, tariki 2 Kamena 2020. Isomo rya mbere niryo mu ya kabiri ya Petero, umutwe wa 3, murongo wa 12 kugeza kwa 15, wa 17 kugeza kwa 18. Zaburi ni ya 90. Ivanjili yanditswe na Mariko, umutwe wa 12, murongo wa 13 kugeza kwa 17. Nyagasani Yezu nabane namwe. Magambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu bamwohereza bamwe mu bafarizayi no mu baherodiyani kugira ngo bamufatire ku byo avuga. Baraza baramubwira bati, mwigisha, tuzi kuvuga ukuri ntacyo wikanga, kuko udatinya amaso y'abantu, ahubwo wigisha inzira y'Imana mu kuri. Ese gutanga umusoro wa Kayizari biremewe cyangwa se ntibyemewe? Tujye tuwutanga cyangwa se twoye kuwutanga? Ariko Yezu kuko yarazi uburyarya bwabo, arababwira ati, kuki muntega imitego? Nimunzanire igiceri ndebe. Barakimuzanira. Yezu arababaza ati, iri shusho n'iri zina biriho ni ibyande? Baramusubiza bati, ni ibya Kayizari. Yezu niko kubabwira ati, ibya Kayizari mu bisubize Kayizari, n'iby'Imana mu bisubize Imana. Ngo avuga atyo baramutangarira cyane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, amasomo y'uyu munsi aradufasha kumenya ibanga ryo gusimbuka imitego. Yezu abafarizayi n'abaherodiyani bari baje kumutega umutego, bamutegera ahantu hakomeye cyane buri wese atapfa kwikura, ni ku ifaranga, gutanga umusoro. Ese gutanga umusoro wa Kayizari biremewe cyangwa ntibyemewe? Tujya tuwutanga cyangwa twoye kuwutanga? Mbega umutego! Mu gusimbuka umutego, Yezu araboneraho kwibutsa uwitwa umukristo wese inshingano agomba kuzuza mu mpande ebyiri, igihugu na kiliziya. Ku gihugu, Kayizari ahagarariye politike, ubutegetsi bw'isi. Twese rero abantu, cyane cyane abakristo by'umwihariko, duhamagariye kuzuza inshingano z'igihugu, tukubaha ubutegetsi, tukuza neza ibyo leta idusaba kuzuza kugira ngo igihugu gitere imbere. Cyakora tugashyiramo n'ubushishozi buhagije, tutazibanda mu bya politike gusa, tukibagirwa Imana. Buri gihe tukamenya ko umugenzo wa gipfura wo kumvira ugendana no kumvira mu byiza gusa, nta kwivangavanga, nta kwivuruguta, nta kudohoka. Mbese wo mukristo ukaba urugero rwiza, umunyagihugu mwiza, kuba mu isi nk'itara rimurika, ukamurika mu gihugu. Garde l'équilibre, kwirinda ubusumbane. Bityo nk'umukristo ukuza neza inshingano za kiliziya, ukayifasha mu butumwa bwayo bwo kurushaho guhindura isi nziza, dore ko turi kuri iyi si nk'abagenzi, isi nk'inzira tunyuramo ikadufasha kwitagatifuza tujya mu ijuru, nk'uko twabizirikanye mu isomo rya mbere. Bati, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya. Bavandimwe, muri iyi si huzuye imitego myinshi, hari niyo natwe ubwacu twitega. Wabona imitego igiye kugushibukana ukayitega abandi, ariko kubera Imana tukagenda tumenya amayeri yo kuyisimbuka. Umunsi umwe umusore yigeze ajya kugisha mwarimu we inama, ariko harimo imitego myinshi. Nuko aramubwira ati, nakundanye n'umukobwa akajya aza kunsura aho nakoraga. Nuko kugira ngo bose atanyirukana, mubeshya ko ari mushiki wanjye. Bityo bose aturekurira inzu imwe twembi nawe, tukisanzura uko tubyumva. Twarangiza wa mukobwa agasubira iwabo. Uko yazaga kenshi kunsura, bose yaje kumusaba urukundo. Ariko njye naketse ko kubera ko bose ankunda cyane, ashaka no kumbera muramu wanjye. None mwarimu, igihe cyo kubana ku mugaragaro ngo dushyingirwe n'uwo mukobwa kirageze. None ndi kwibaza uko nzabihingutse imbere ya bose mbimubwira, kandi ubuzima mfite ubu ngubu nako kazi mbikesha. Ese mbimubwiye ntiyahita anyirukana ako kazi? Ese nzasaba inshuti yanjye imuhe urwo rukundo njye ntahiraho? Ese mubyeyi, umutego ari wowe wawusimbuka ute? Uri mwarimu, wahuye umusore ikihe gisubizo gikwiye? Nuko mwarimu aramusubiza ati, icyatumye ibyo bibazo byose bivuka ni ingeso yo kubeshya wadukanye. Iyo ukiza kuvugisha ukuri imbere hose, ntabwo byari kudogera. None dore kubeshya kwawe kwatumye wisanzura ariko wiboshye. Warisanzuye urisandaza. None rero nubwo wisanzuye ukisanga hanze, ariko kwisama birashoboka. Genda upfukame imbere ya bose, umubwire ukuri kose, umusabe imbabazi ko utazongera kubeshya. Mukristo muvandimwe, urabeshya ukabeshyera abandi, ariko amaherezo ukazasanga ari wowe wibeshyaga. Yezu nawe mu byatumye asimbuka iyi mitego ni ijambo ukuri. Ibisubizo bya Yezu bishingiye ku kuri. Twahinira mu bisubizo bitatu nk'uko abafarizayi bazanye imitego babyivugiye ubwabo. Rimwe, kuvuga ukuri. Bati, mwigisha tuzi kuvuga ukuri ntacyo wikanga. Kabiri,
gutishushanya no gutiyorobeka. Bati kuko udatinya amaso y'abantu. 3, kugendera mu murongo wa kiliziya, umurongo w'Imana, inzira y'Imana. Bati wigisha inzira y'Imana mu kuri. Bana b'Imana, dore kwa kuri kwatsinze, guca mu ziko ntigushye. Babyeyi muzajya kubona mubone wa muntu wiyorobeka, uryarya, ushushanya abandi, ba rubanda rushukika, niwe sosiyete yishimira, ni wa wundi ubaho ku isi ishaka, yasi yisanisha n'ikinyoma. Ikinyoma kigahabwa intebe ya mbere, nyamara amaherezo kuri kuzatsinda. Ikinyoma kirashukana, ugakomeza wisanzura uko byumva, nyamara bigeraho bikajya hanze. Kandi ari wo abantu bemeraga, niwo babona gukomeye, ukora neza, witwararika, wuzuza neza inshingano z'igihugu na kiliziya mu maso y'abantu. Ariko niba atari ko Imana ibibona, muvandimwe, uracyari mu rujijo, urateza urujijo. Va mu kinyoma. Ni nabyo isomo rya mbere ryatuburiye. Bati mugomba gukora uko mushoboye kose kugira ngo Nyagasani azabasange mu mahoro, muri abaziranenge n'inyangamugayo, kandi mumenye ko Nyagasani akomeza kubihanganira agira ngo abakize. Umunyarwanda ati nta kuvanga amasaka n'amasakaramentu, bityo nta kuvanga ibishaje n'ibishya, nta kuvangira Yezu. Nibwo hari uwakwibeshya akohoka ku ngeso z'uburaya n'ubusinzi, ubujura butabuze, ngo itura avanyemo agiye kuritura Imana, ngo agiye gukoramo ibikorwa byiza, ibikorwa by'urukundo. Jya ubanza wibaza uti iyo shusho n'iryo zina ni iryande riri kuri iryo turo? Kiliziya, Imana, ntabwo ikeneye amaturo yo gushushanya Imana no kuyiryama ku maso. Iki ikeneye ni umutima wawe uva mu kinyoma, ukava mu buraya, mu bujura, mu businzi, mu byaha. Nuko ituro ryawe rigashimwa n'Imana, rikagira ishusho y'Imana. Muvandimwe, muri iyi si uzahurana byinshi bigutega, ibibazo by'ubukene, amagorwa, aho utihagije, abagushukisha ibintu ngo baragufasha, abakubeshya bashaka kukurindagiza, abakugerageza impande zose ngo bakugushe. Ariko nk'uko Yezu yatsinze ibishuko akoresha ukuri, nawe muvandimwe ugendere kuri amagambo y'umuhanga wavuze ati uramutse uretse kubeshya wakira ibyaha byinshi, kuko ibyaha byinshi biterwa no kutavugisha ukuri. Utinya ijambo ukuri, ntiwakongera gusambana, ntiwakongera kwiba, ntiwakongera gusinda, kuko intangiriro n'inyusirizo y'ibyo byaha utangira ubeshya ukarangiza wibeshye. Bana b'Imana, ukuri kuzabaha kuba mu bwigenge. Nimuze mwese, usigaye mu kinyoma aveyo, maze dukorere neza igihugu cyacu na kiliziya mu kuri kw'Imana. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.